Wait, so what's it? Nindo abantu bako mwambabariye muri bande. Ikibazo ni kimwe ndakubaza. Ufite umugabo? Fasha muri kimwe. Twariye brother. Ngiza gatekerezaho. Ikimere kureba n'iki. Mari kimeze neza. Wallahi. Ubona wabanza agakuramo madukure mu mwe mari. Wewe. Haguruka se. Abakire bagerageje kumaza batakorera akazi. Abakire baho nta n'umwanya baba bafite mani. Mwana kireba ngabanye. Wala. Ako nacyo gisa naho cyanyuzwe. Aza n'ubundi. Ngoko ryo ukurikira karyoshye. Azaba yakurikira karyoshye munsi y'akabati. Ubundi munsi batunyasa. Mumbabarira. Basi mutware phone mu ndeke mumbabarira. Mumbabarira weyo. Imari niyo cyane. Biravamo? Ewana hano twariye wana. Agomba kuduha yuzuye. Mata. Mwambabariye kuko. Ufite umugabo? Basi mumbwira icyo mushaka. Ariko mumbabarire mwambabariye. Ceceka. Mwambabariye ko gifite imitete kikibere bro. Ese undi muri bande? Kabana imitete wana. Ninde wabatumye mwambabariye? Ceceka ariko tukubwiye. Wait, so what's it? Ninde abantu bako mwambabariye muri bande. Ikibazo ni kimwe ndakubaza. Ufite umugabo? Yego ndamufite. Ufite abana? Gabanya kurira kwanza. Mfite abana. Gabanya kurira. Umugabo we nimero yirayize. Yego nawe se mushaka kumushimuta nawe mumbabarira nukuri mumbwira ikintu mushaka. Tubwira nimero yivuga. Vuga nimero y'umugabo wawe wowe. 078 07 8 Yego 52 Niyo nimero yiwe. Yego. Yitwa nde? Yitwa Yves. Yitwa Yves. Sawa. Ndamutse. Kurikirana wana kumva. Yicishemo. Iki kimere gisa nkaho gifite n'umugabo w'ingagari wawe. Kirado yuzuye ndabizi. Ayo twayacyuye bro. Brother. Yes. Amagara icyo kiboss wa. Reka ngiye amagara kiduha amafaranga. Nizere ko umugabo afite imbumbi. Ari afite? Bitabaye ibyo wowe ejo turagushyingura. Ntabwo mbizi ni mu mubazi. Uri guteta. Uri gutetera ndibundi wowe. Baturi mu kazi. Wumvise? Ko basi mwagira imbabazi. Ajya ngo yitwa nde? Yitwa Yves. Kana marera nshaka kuza kumva. Urumva? Yego. Nta mikino yari. Yego. Mwiriwe neza. Mwiriwe? Muri bande ko tubona nimero tutayizi. Ahubwo nabaza ni we Yves tuvugana? Ni Yves. Kubera. Nagushakaga. Rasa ku ntego brother, rasa ku ntego. Umvuga ngo ndi hari rero. Ye gahunda se durama gahunda ntakuze. Kuyiguha ubu ngubu kuvuza isaha. Ubu tuvugana umugore wawe ndamufite.
Ngwiki umufite gute se weho nde umufite mu weho? Wewe ndamufite urabizi ibintu wakoze ugenda unyamburwa twajyaga Dubai amafaranga yanjye ndayakeneye kandi ukana kuwa kabiri. Uyakeneye gute se wenda kuze? Hanyuma deal twakiranye ntago yizi Wowe nde? Ngewe nde ubwo twajyaga kugura imodoka ukankwepa ukamenya ngo wagiye mu Bushinwa ukamenya ngo nuzuza amafaranga yanjye wagize uyama. Igihe nta modoka nigeze ntuma. Uganda Mwana umugabo yatangiye kuzana imikino man umukande man. uri kugigira Wamwumvise Mubiki. umugore wawe ndamufite n'ushaka ko amafaranga yanjye ubimbwira ndashaka amafaranga uzi ko mfite miliyoni 8 urazikuba kanga urazikuba kabiri ndashaka 16 igihe uzimaranye ni kinini. Ase nkubaze musore. Ntago ndi umusore wawe. Uri muzima ufite ikibazo wawe mu mutwe washimusa umugore wanjye Kubera ububandi bwawe. uranze cyangwa uri gukina n'umuntu utazi? Okay. Niba ntamuzi nacyo uzamubona ari umurambo. Hari ikibazo se? ubwira ngo icyo ntazwana naduhe kumbuga wawe. Umva wacyo naziwe. Umva umubwire. Ntacyo nta mitereta nufitanye nawe. Ndashaka amafaranga yanjye cyangwa se uzabone intumbi. Ariko uzi ko ibyo bintu uri gukora bitemewe. Bitemewe nande? Ni wowe utabyemera. Urimo urabitwibutsa wowe. Uzi ko neza ibyo bintu uri gukora bitemewe. Use twe akana akazi kacu man. Akana akazi kacu ntabwo twibutse tugomba gukora twebwe. Wumvise? Umva umubwire wanjye geraho. Sawa ndingegera. Naguhiye kandi ningo. Umuvane mu Fine. Muri he. Ubu tuvugana. Ndi kwirebera. Turabonana gute kugira ngo ibibazo tubikemure? Yakuha nimero ushyira amafaranga abakumva twayivuganye miliyoni 16 wabizikore wafite 8 igihe uzimaranye urakizi nibirangira ngiye ndaguha umugore wawe muvugane akubere ko ari ahari nta kibazo afite. Utongera na gatoya gutusha kumukozaho n'umutwe w'intoki. Ariko se ubundi ngiye ndimo ndagusaba imbabazi. Uko nkubwiye ngo iki mu byo ukora byose ntiwongere na gatoya gutusha kumukozaho iki umutwe w'intoki. Ibindi byose turabivugana nge nawe. SMS yibone ndamurekura nta kibazo. Ariko shawo igeze biki tujya dukoresha wayo ngo ni dukoresha muri diru cyangwa ucya yazi Kigali byirwa bishimuta abagore baba ibirara ntacyo niba ushaka intumbi cyangwa ushaka umugura urahitamo kimwe kandi utagira ngo si wowe uzakurikira. Imumukoreho ibindi turabivugana hereze hano turebe 078 yime muri message ndi mu muhanda ndatwaye iminota itarenze 2 ntabonye message muratuza tumurangira. Sawa Fasha muri kimwe twareye brother ngize agatekerezaho ikimere kureba n'iki mari kimeze neza wallahi ubona wabanza agakuramo madukuremo umwe mari kore wewe haguruka se haguruka we haguruka unigenze kwanza ntajya gutera haguruka we genze we arayo yabyemeye gira vuba tujya tugicishe mu gikari cyangwa igenze aho kugenda genda nakuyobora. abakiriraho nta n'umwanya baba bafite mani Mwana kireba ngabane wala ako nacyo gisa naho cyanyuzwe nawe bonye nawe ni atari ariko mvuga mubwire siko tugize amahirwe tugakora mu kintu ngo dufanye ibibazo ariko sha wundi twatugiye kuviramo kabisa ahubwo noneho utundi twana dutatu mbona twikatisha hano muri quartier urana twone twadushyira muri projet muri quartier ndumva natwo twaturambika muri projet gake tukatugira umuhigo wenda wo mu cyumweru gitaha. Urabona iyi mbumbi tugiye kuyinezezamo wenda mu cyumweru kimwe uretse gato. Ufite amakuru ufite amafaranga bafite ubuze ukuntu basasa akazi nako
ubundi yabaye iki cyo bita kwihangira umurimo wa kintu ko bimeze bro cyazi twongeye twariye cyaze zimiliyoni zije nari nzikeneye ariko nongeye hari imodoka na kimwe n'uburyo nanayideduana bro ndayiryohamo ariko se iriya nimero oya nimero ntayo se nimero imaze imyaka 3 itariho iriya ntikajya gutera ikibazo wawe nimero imaze imyaka 3 ariyo kurinda ukaze kari wa murara warangiye ariko mpamvu ko ari byo David isa n'uzi ko yarangiye ariko baratubona nta no babisha cyangwa batubona kandi duko dukora nta kindi ira ni amafaranga gusa ntabwo kuyagura uyu ni umushinga twafashe turiga turanoze ugomba kuzadutunga n'abana bacu bakazarya ariko tukarekeraho ngo ukurikira akaryoshye biba yakurikira akaryoshye munsi y'akabati ubundi umunsi batunyasa reka nkubwire reka tuzakora ibyacu natwe dukuyemo tubireke n'abandi nabo bazabikora abakaza bakare kubera iki ufata icyemezo akazi karagabura wakintu karagabura ariko nkubwire uzi ikintu nzakora gihe hari ibiceri niyemeje nimara kubyuzuza nzahita nguruka mbi nawe urabona ngende mukuru cyane sibyo agiye gukubeshya icyo ukora sigaje umwaka umwe mwaka kazi sinzakarenza wasazaba ubwo nawe utabivamo ere wa kari we dukorana neza uze wawana ku iki kibuga ukamenya turakorana ariko kumubwire ko ntabwo ngewe ntazasazira muri ibi bintu tugomba gukora cyane rero kugira ngo tuzaritaringe twese icyarimwe byibuze mu cyumweru babiri byanakunze ubundi na 3 twabakubisa reka rero mite nkubita ipasu yawe ewana sibyo nimero se si yayindi ntayo cyaze dukorana neza wala range mba ndi imbere cyane noneho gahunda iriho urumva tugiye kugenda tumwicaze imodoka urumva turamutwara nk'ibirometero wenda nka 6 tumujugunya aho ngaho urumva cyaze ikintu tumukorera turasiga tumuzituye ariko icyo hejuru cyo tumurikira nawe ubwo safashe plaque yacu ikintu turakora urumva turamira nkaho tukiri aho hafi tumbwira ati tayari twagufatiyeho imbunda urumva numva nta kintu uri kumva hano hafi ari gukuramo iki kintu cyane ko n'umushoferi agomba kuba ari tayari ndumva ahubwo uyu munsi twakwitwara kubiwara uburyo imodoka ndayita ikiboko urumva akabona ivumba akabura abantu igitekerezo ni sawa kuko ubundi ashobora kuza n'undi akatayivanga muri diga kandi ubona ni pasuri nanuza ntabihabwe biri aka kazi tugomba kukarangiza twenyine nta wundi muntu wivanzemo uko bimeze gake gake kabisa ipasuri yawe yo nayiguhaye wayibonye ese wayibonye numvisha akantu gasona hano sawa rero nanjye ndafite ntabwo ubu ni gahunda iriho ngiye kwiga ahantu ngiye kuba ndira kuri iki giceri gake ndamarayo n'iminsi nk'iyi urajya ku mazi ndakuzi bisobeze ko uranyemera se gake agiye haribwa nari narangiza ngo kumanza kuzuza njye ntabwo ari ukurya gusa ngiye gushaka ishuri rya danje urumva ngende ndimene icyo bita urufiri nk'isazura ariko ushaka erega niko biba bimeze amafaranga iyo wayakoreye ugomba kuyarya urumva n'ubundi nta myaka ijana nanjye ndafata icyana kikiri gito rero ubundi twazafata n'icyana cyo kwa fande bagahita baritunyuzamo ugasanga ubuzima burarangira nanjye ndashaka ko ni stress urabaho nta n'umwana ufite ngo asigara birya wakina niko bimeze tujye tuyarya abantu niko bimeze ahubwo tuzajye ku Kibuye ku Gisenyi iyi minsi n'undi mashaka kujya ku Kibuye Gisenyi maze kujyayo kenshi ukuntu hatujemo ukuntu urabona aho none za Betani urabona nta n'akajagari kaba kuri golf hari ahantu isa hariya niho dusabwa gahunda ahubwo turagendera ijoro nta niwambaye kugenda ku manywa twiteza ariko nibyo duterura tugenda nimugoroba vuba vuba kabisa cyase badukurikira tumurekuye uzi ikintu ugiye gukora wowe ndakubwira wowe niwumva nta kintu urimo urumva ari kugenda uri kunyumva urasubira inyuma gato kidogo ukundi isasu mu mutima turi kugendana twagiye ugiye kugenda gake urareba inyuma urangiza utashye ngiyi ni imbunda y'amadage nyine
sika mbambwira amafaranga y'abakene tugomba aka kazi kuyadomana kagomba kuzadutunga ariko